nagira ngo mbanze nkubwire ngo umugisha w'Imana ntabwo abantu ariwo bawuhitiramo umuntu, ahubwo Imana umugisha wayo usuka kuwishaka kuwa. Mwanyumvise ra? Ati dore uyaherutse kumpa akantu ubanza ari uyu nguyu. Ahamagara abahungu be arababwira ati none hamuze mubanguke, abatumaho aho bari bari ku kazi basaba uruhushya, abo bahibibari babahibibari baramanuka bati turaje turi bwimikwe, ariko nubwo bari baje bari bazi ubusa. Bicara aho ngaho bazana uwa mbere, bakimara kumuzana Samweli baramwitegereje, akimara kumwitegereza aravuga ati uyu n'uyu tu, ndamusukaho amavuta. Arebye uburyo atambuka yakunje amatuza yayareze, amurebera inyuma aravuga ati ndagusukaho amavuta. Ngo yende ihemba agiye kumusukaho amavuta, Uwiteka aramubwira tumva nkubwire Samweli tudapfa ubusa, aya mavuta nabitekerejeho njya kukubwira ngo yuzuze ihembe, hari uwo ndi buyasukeho. Wireba ikirere, wireba igihagararo, wireba mu maso, wireba uburanga, wireba oya, nareba nje mu mutima, ntabwo ndora nk'uko urora Samu. Igirayo Isaya murikira Samweli abahungu be barindwi, maze Samweli abwira Isaya ati aba sibo Uwiteka yatoranyije. Haleluya. Shimye Imana. Mfite imyaka 41, mfite abana 5, mfite abahungu 2 n'abakobwa 3. Imana yigeze ibwira Abisirayeli bagiye kuva mu Egiputa, irababwira ngo ku kwezi kuzababera amezi y'imfura, mu mezi yose, mu myaka yose mumaze. Hanyuma rero hajya habaho imyaka ishira ari myinshi, n'amezi agashira ari menshi, n'ibyumweru bigashira ari byinshi, ariko ndakwifuriza ko ku kwezi kwa mbere kwakubera ukw'imfura. Ku kwezi rero kwa mbere y'ukw'imfura uyu mwaka utangira by'amateka. Hanyuma Imana yinyiciye abadayimoni, yica nabi birarane. Yisha abo munsi n'abandi bararaniyemo. Mu myaka 41 mfite nta kintu nagiraga kinyanditseho usibye umugore n'irangamuntu n'abana. Cyonyine n'irangamuntu n'umugore n'abana. Hanyuma rero mu cyumweru kibanziriza cya Noheli, hanyuma Imana yangiriye neza imikibanza. Nta butaka nagiraga muri iki gihugu. Ndi umunyarwanda, sindi muvamahanga, ndi umunyarwanda, ariko ntabwo nagiraga. Impamvu ntabufite nyibabwiye tukabitangira twarara aha ngaha, ahubwo reka turase ku ntego. Hanyuma rero ndagenda ndabugura hariya muri Bishenyi hakurya gatoya. Hanyuma rero umunsi w'ejo nagiye gusenga, maze kubugura kwa kundi bagira n'utunyandiko n'abantu, ngiye hano ngiye gusenga, Imana irambwira ati reka genda ujye mu mategeko, ibintu babikwandikeho bazakunyanganya. Umunsi w'ejo rero nabyiriwemo, navuye kwa noteri arasinya, na nyir'ubutaka arasinya, nibitseho ikibanza cyanjye. Umuntu yigeze avuga ijambo rikomeye ribwira madamu, ariko uko yaravuze ukuri. Ariko rero burya ngo ukuri kose siko kuvugwa, hari ibintu byo kuvugwa ni wavuga ukakomeretsa umuntu, hari n'ibyo guceceka. Hanyuma aramubwira ngo ariko madamu Muhire, ati karame, ko muri Covid bari batangiye kuvuga ngo abantu babacumbitse i Kigali basubira iwabo, kari uko ubuyobozi bwahise bubyanga. Ako kantu kabatse aho dutuye sinzi n'ibintu byarahageze, ariko iyo nkuru yaje ubuyobozi batereka umuntu umunyarwanda guma hari, leta imufashiriza hari, nta mpamvu yo kwirukana abantu ngo basubire iwabo. Uravuga ngo none iyo babikomeza ngo bakagenda ngo hanyuma ngo ubwo wari kujya hehe? We ntabwo byumva wenda kubera ko bifite ibizu bigerekeranye n'ibyawe. Ishinga ry'umunyonzi rimenywa n'umunyonzi mwene wabo. Baba turi kumwe barimo barabyumva cyane, kuko burya umuntu wese imvune yimutegeka uko ari bucumbagire. Hanyuma njyana narara nkavuga ntari kubu bizace
Imana yigeze tuvuga ndi kumwe n'undi muntu navuze ntago namuvuga izina, ndabona n'ibyuma babyesiteye ahangaho barajya kurangiza byakuye isi yose. Ibi bintu bizajya bituma tutanababwira n'izibintu tugenda duca mu migani. None hari ibintu utavuga kubera ibi bintu rega, hari ubuhamya utatanga kubera ibi bintu. Nujye kwankumva umuntu uri muri Amerika arampamagaye kambwira ngo nakubonye kuri YouTube, ubwo si ubwo koko mana ni ukuvuga twitonze no kugenda gakeya. Hanyuma arambwira turasenga, Imana imuza iramubwira ngo nzaguha ibi, irabimukorera, iramuzamura ajya gukora mu nzego zo hejuru. Njyewe igeze irambwira ngo mwana wanjye nguhaye ijambo rizagutunga. Ya masezerano asohoye wa muntu yagarutse arakaza ariko mwiye atereka ngo bazatumura ijambo uzarigira kibajya bakubesha gusa ngo izaguha ijambo ngo rizagutunga. Rizagutunga usubiza abapasito. Ngezeyo nsanga yicayemo, sanze yicaye iteraniro ndaribwiriza riraryoha. Ngiye gusenga ndamuhamagara nti ngwino usenge. Ndaza muha mikoro tuseze tugeze hanze mbwa ati ati rya jambo Imana yaravuze koko yarari guhaye ntiyarari mpanye. Jambo haleluya. Ubu muntu ugezweho n'utunze ijambo, umukobwa utunze ijambo ryavuzwe na nyiri ijambo, akaba adatunzwe ijambo ryavuzwe na ba batipe bari hanze ahangaha, akaba afunze ijambo ryavuzwe nayo, iryo akaba rigendana. Nibashaka baba bamubenza inshuro 10 cyangwa 15, ijambo yabitse ry'ubwaryo rifite ibintu rizagaruza. Se turi kumwe ra? Nibashaka babe baraguheje, hari igihe kigeramo bakaguheza, kuko nta kintu baba kigushakaho. Abantu bakunda ibintu kandi ibyo bakunda ntabyo ufite, utabifite rero nta ukureba. Ariko ijambo niribizana, we kugira ubwoba ngo barakuvuga, upfa kuba ufite ijambo bakuvuga barakuvuzaho. Umunsi ijambo rikurimo rizagaragara, abakuvuze bazakuvugurura. Reka ninjirire kuri iri jambo. Mwishyamba kandi turagiriza inama cyangwa se umukozi wo kujya kuziragira. Bagombaga kumubona, bari bafite ubushobozi. Kubera iyihe mpamvu? Yesayi yari afite abasirikare bakomeye bakoraga mu gisirikare cyo kwa Sawuli. Aba bashama ba Eliyabu ba Aminadabu. Urumva hari kubura 3,000 byo guhemba umushumba ngo ajya kuragira intama zabo. Ariko ibyo ntibabyitaho, babona Dawidi niwe ubikwiriye kugira ngo ajye kuragira intama. Hanyuma mw'ibyo babanaga bikwiriye Dawidi, Imana ijonjoramo igikwiriye Dawidi. Se muranyumva ra? Turagendana. Hari amavuta nahumvise. Hanyuma Dawidi mu gihe yibereye mu ishamba aragiye intama, yaziragiye mu gihe cy'umwami witwaga Sawuli wari uyoboye Abisirayeli. Ariko Sawuli nguba akayobora yaranze kubika ijambo yararishugunye. Imana nayo iravuga ngo ubwo urakuye ijambo ryanjye, nanjye ndakurekuye, nanze kuba umwami w'ubwoko bwanjye. Bamenya Samweli igihe yari arimo gusenga asengera Sawuli, Imana iramusanga iravuga ngo umva Samu, rekeraho kuririra Sawuli, nanze kaba umwami w'ubwoko bwanjye. Samweli ati core none se turabaho nta mwami tugira? Imana ibwira Samweli atumva igikurikiyeho, uzuza ihembe ryawe amavuta ngo utume i Betelehemu kwa Yesayi, kuko mu rubyaro rwe maze kubona mumeze nk'uko umutima wanjye ushaka. Imana iturebera, Mana we. Iryambere ntiyigeze itobara izina ngo ibwira Samweli ati kwa Yesayi mbonyemo Dawidi. Kubera iyihe mpamvu? Imana yari izi ibiri mu mitima y'abakuru ba Dawidi. Imana ikimenye ibiba mu mitima y'abaga bafure. Navuga ngo nimutangaza, Samweli aragenda amuvuge, kandi Imana yari izi aho Dawidi ari. Bivuga ngo mu urwo rugo
Dawidi ntiyagaragaragamo, bene se ntibamubonaga, ntibamwiyumvagamo, ariko aho bari baramujugunye Imana yamwiyumvagamo. Nanyumvise ra avuga ngo nibamana kumenya izina ryawe iryo, kuko bazi yuko ari bo bazaba abana. Dawidi bazamwika bavuge ngo n'ubundi ntawe uhari. Iyi Imana yari izagukorera akantu gatunguye abandi igakinga rubanda. Sika kugutungura igukora akantu ikagakinga rubanda. Hanyuma Samweli aramanuka ajyayo. Maze kujyayo bamubonye bati Samu, bari bamizi ko ari umuhanuzi. Samweli ati karame uje no kumara iki? Ati nukuri nzanywe ino muri urugo no gutambira Uwiteka igitambo. Bati kugitunganya yongorera Yesayi. Arambwira ati Yesayi we, ati mfite amakuru. Ndatufite ayahe? Uwiteka yambwiye ngo mu rugo rwawe harimo umwami. Yambwiye ngo mu rugo rwawe harimo umwami. Ati dere kandi n'ikimenyimenyi ngiri ihembe ryuzuye amavuta, ryuzuye amavuta. Yambwiye ngo nze muri uru rugo harimo umwami. Yesayi akimara kubyumva ati we, ahita ajya, ntabwo ari Yesaya, ni Yesayi, ahita ajya mu gitabo aravuga ati mbaho Eliya baherutse kunkorera aka kantu n'umwana wanjye, aya mahirwe ndayamuha. Nagira ngo mbanze nkubwire ngo umugisha w'Imana ntabwo abantu ari wo bawuhitiramo umuntu, ahubwo Imana umugisha wayo usuka kuwishaka kuwa. Mwanyumvise ra? Ati dore uyaherutse kumpa akantu, ubanza ari uyu nguyu. Ahamagara abahungu be arababwira ati none hamuze mubanguke. Abatumaho aho bari bari ku kazi basaba uruhushya, abo baha ibibari babaha ibibari. Baramanuka bati turaje turi bwimikwe, ariko nubwo bari baje bari baziye ubusa. Bicaraho ngaho bazana uwa mbere, bakimara kumuzana Samweli baramwitegereje. Akimara kumwitegereza aravuga ati uyu n'uyu tu, ndamusukaho amavuta. Arebye uburyo atambuka yakunje amatuza yayareze, amurebera inyuma aravuga ati ndagusukaho amavuta. Ngo yende ihemba agiye kumusukaho amavuta, Uwiteka aramubwira tumva nkubwire Samweli tudapfa ubusa, aya mavuta nabitekerejeho njya kukubwira ngo uyuzuze ihembe, hari uwo ndi buyasukeho. Wireba ikirere, wireba igihagararo, wireba mu maso, wireba uburanga, wireba oya, nareba nje mu mutima, ntabwo ndora nk'uko urora Samu. Igirayo, igirayo. Yesayi Samweli ati reka da, ati ntagaruye. Ati muza n'undi, ngo ariyongeza azana uwa kabiri. Uwa kabiri araza, ngo Samweli ajya kuyamusukaho. Imana ibwira Samweli si ibi nagutumye, igirayo. Samweli abwira Yesayi ati ariko rero n'uyu Imana iramubenze, ntabwo imwemeye. Hazana uwa gatatu, amugera imbere ngo ajye kuyamusukaho. Imana terega uwo nshaka ntabwo araza. Barindwi bose barahetura. Amaze guhetura Yesayi arahindukira abwira Samweli ati cyose Samweli waravangiwe noneho ra, ko duheruka uhanura ibintu bikaba bigakunda, none uje kumvangirirwaho mu rugo, utumye n'utumyeho n'abana banjye bakaza bakicara aha. N'uburyo niteguye ibi birori, none utangiye kuvangirwa. Byagenze gute? Byapfiriye he? Ndatese mvangiwe gute? None se ko abana banjye bose umaze kuvuga ngo nta mwami urimo. Akimara kurekanya ngo nta mwami urimo, mu ijuru bahita babwira Samweli, baramubwira ngo umwami ari aho, nubwo batamurora ariko njyewe ndimo ndamurora. Ndagira ngo ubwire ngo Imana irenze amaso y'abantu. Se muranyumvishe? Nje ndamurora, ndimo ndaraba mu mitima y'abantu, asanga ntibakwiriye ubwami, ahubwo ukwiriye ubwami arahari. Ndimo ndamureba. Ahubwo abaza Yesayi umubaze ngo ubundi abahungu bawe naba? Samweli atari kwa Yesayi udatikara, ubundi abahungu bawe naba? Kuri
navangiwe ngo abahungu bawe bose habuze n'umwami. Ntabwo navangiwe, abahungu bawe naba. Yesayi ati hasigaye kamwe kagahererezi kandi karagiye intama. Ashyiraho ariko y'abantu ntabwo izabura. Ariko y'abantu ntizagira gute? Nta muntu n'umwe ushobora kubura ubuhamya bubi cyangwa ubuhamya bwiza, ahubwo biterwa n'ushakisha amakuru yawe. Uwo atungukiye hakubaririza, yatungukiye ku nshuti yawe ahita kugira umwere kandi uri igice. Yatungukira kuba mutavuga rumwe kagataka kandi urenga. Ariko hejuru y'ibyo bavuga, Imana ireba mu mutima. Nasomye ijambo renda ngo hahirwa abafite mu mitima yabo inzira z'igisiro. Iyo bageze no mu gikombe cy'igicucu cyitwa hagihindura amaso. Samweli aratumva, wivuga ngo ako, ahubwo nuwo nimumutumeho nimumuzane. Dawidi yarari maragiye inama bamutumye habaraje ngo abahungu ba Yesayi bajya kwegera ngo barye. Samweli ati ibi birori ninjye ubiyoboye uyu munsi. Namaze kubimenya ko n'uwo mwashize mu ishyamba ntimumugemurira. Ntabwo aheruka kurya, nta kintu yumva. Igihe mwahereye murya, uyu munsi ntabwo murya atarazi. Mube muretse gukozamo n'izo ntoki zanyu, mube mwitonze. Barahagarara barakana, bajya kubana babaga Dawidi araje. Ndagitunguka hari Imana ibwira Samweli, iramubwira ngo n'uwo bagayaga niwe ndashima, n'uwo batararaga niwe nabonye. Samweli ngo yenda ihembe, arifashaga amavuta ari mu ihembe, nayamenye ko nyirayo yaje. Avuga ati nyiramavuta yaje. Abahanga mu gusobanura baravuga ngo yaratangiye arayaga, gatangira kubyigana. Iyo igihe kigeze ngo isezerano risohore, nta muntu uryingingiriza. Haleluya, haleluya. Mpamvu abantu barwana n'igihe kikabategangaza isezerano riba ritarasohora. Kandi iyo urwanya n'isezerano ugashaka gushyingirwa ritarasohora, ubanye wese umwikundishwa ndamukunda, birangira baguteraguye amaduka hasebe. Ngara yafata yamusukaho imbere y'abakuru be bareba. Bakuru be batese ikekariwe, amavuta bamusutse yose n'ubundi ko bitadukuraho ubudahangarwa bwacu dufite. Turi busubire mu gisirikare wacu kwa Sawuli, undi ntari busubire mu ntama. Ninde uri bumwakire se? Harakirwa n'abese arahabwa n'andi akazi. Ariko nubwo babona ko nta kazi ari bubone, ariko ijambo rimuri rizamuha akazi. Abantu batumva mwavuge ngo amina rata. Bakimara kuyamusokaho, Dawidi yisubirirayo, gakisubirirayo. Aragenda muri Zaburi ya 24 umurongo w'10, nibwo yavuze ijambo rikomeye. Aravuga ngo ni kagirira icyizere. Aravuga ngo ubwo data na mama basangeka, Uwiteka wenyine azanaho. Ahita abona ikimenyetso kirenga kimwe. Aravuga ngo ibi biranyemeza kizangirira neza. Asubira mu ishyamba. Ngageze mu ishyamba, yatangiye guhangana n'ibintu bikomeye. Naho Imana ibonye ko Dawidi agiye kuzaba umwami, hanyuma irangije ishaka kubanza kumutera n'inga, kandi mwigisha ibikomeye birenze ibyo azarwana nabyo. Ubundi mwarimu mwiza ntabwo akwigisha udusomo tworoshye, aguha amasomo akomeye ari hejuru y'ikizamu uzakora. Muranyumvise? Hanyuma bagera mu kazamuka bagatera ruto utumudo, hari ibintu nisi umusunikira intare rasa. Kimara kuza, Dawidi aravuga ati nshingiye ku bintu Imana yakoze no kw'ijambo numva ari ndimo ko nzaba umwana, maze kubona yuko ntari bupe, ntari maze kugera ku bwana. Ahubwo aravuga ngo Uwiteka umwungeri wanjye, ntabwo nzakena. Undyamisha iruhande rw'amazi adasoma, unjyana mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, usubiza intege mu bugingo bwawe. Ngo rirakanye imbaraga ziraza, yanari ribesha ifata umwana w'intama. Dawidi atumva nahawe amavuta adatuma hari intama igenda, ashira ubwoba arayisingira, atanyura umunwa
umwaya yikubitari akuramo umwana w'inka, aravuga ati uzongere, aravuga ati burya ya mavuta yanjye yakoze. Haleluya! Agiye kwandika ku murongo wa 13 ahita avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo burya mbanarara iyo ntize ko nzabona kugira neza kw'Imana. ngo yicara gituza agiye kubona ikidubu nacyo kiba kirareguse, kiba kibasha masomo agenda yisukira. Hidubije Dawidi ati yo, ati ibyo nabwo kiharaho nakuye imbaraga mpfa kuba ngifite ijambo. Idubu nayo barayisingira ageze gute, arabarayisha ayicisha iki ijambo. Uranyumva iki ijambo? Twihuse kugira ngo musoze. Dawidi aba muri ubwo buzima, ariko igihe kiza kugira ngo ijambo Imana yavuze isohore. Nubwo bene se babonaga ko nta kintu bivuze, ituvugaho bagira ngo ni imikino, ariko umunsi yasoze rya jambo yavuze nibwo bazavuga bati koko barasenga. Aragenda bigira ku rugamba, ngo bamureba bose baravuga bati uyu nguyu ni mu mwihorere. Hanyuma ngo Sawuli yahise abaza aravuga ariko uyu mwana muzanye ko ari Dawidi, ubundi abamwene nde? Bashama ba Eliya abana ba Aminadabu igihe bahereye bakorera Sawuli yaratarabaza ababyeyi babo, ariko Dawidi ahageze atangira kubaza ababyeyi ba Dawidi. Yesaya aramenyekana kubera Dawidi wagize gute, wagezeyo, kandi yavugaga ngo nta kintu azamara, amushyiraho abana atazamara, atazagira icyo aba, ariko Imana imukuramo ituma amenyekana. Hari umugani baca bakavuga ngo burya inka iyagawa n'iyakama. Bwira umwegeranye umubwira ngo niba utunze ijambo uruhu umumaro, humura uruhu umumaro. Bamukubita ikote, Sawuli atakirasha, shiramo iri kote ugenda ujye kurwana. Dawidi ati reka reka, uyu wambaye umuzimu yabigusekura nabyirukankana, nanjye uragira ngo bibi ntabwo mbimenyereye. Kirayo hari ijambo mbitsi, haramanuka cyangwa ukageza atoraguramo amabuye, hasa kinjira ku rugamba, abandi binjiye mu myobo. Goliyati abaraje, Dawidi nabo baraje, arasohoka barahura. Goliyati ati muze, Dawidi ati twaje, bati ni wowe? Undi ati ni njyewe. Ati yewe data we, ati ni warasha n'abandi barananiwe. Dawidi ati umva nkubwire, unteranye n'ingabo n'amacumu n'uducumu, ariko ngiye nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isirayeli. Iyo basuzuguye ndaguhira itangazo ko uyu munsi irakungabiza. Kiro mwende ubwiye ngo biharira Imana, ariko tanzu biharira Imana wiceceke irakungabiza. Abaratamitse kimara gutamikaza muri sisiteme itandukanye n'iy'abandi barwanamo. Imana izagukoresha ibintu bitandukanye n'iby'abandi, ikwigishiriza mu ishuri ritandukanye n'iry'abandi. Muraho abaratamitse Goliyati ati reka ndore, agategereza ko apfukama ngo afare umuheto agaheba. Dawidi akabaraza bingurutse, kavuga ati Uwiteka arwanya ibirwanya, higa ibimpiga, shingura icumu mu mpaga, kuri ngota mu rwubati, wimira abangenzi. Akumva ririnjiye ati kandi Uwiteka ni ukuri ndakuzi, ndakwibuka kera bakwiringiraga babaga bibereye mu mahoro, ngufite kuri uru rugamba ntabwo nifuza undi murengezi. Atumva imisozi itararema na Goliyati yataravuka, uhereye kera kose urukohoze. Mana wadutabaye mu minsi ya kera, wadusaidiye ukadukiza uyu Mufilisiti. Uwiteka ati yego rata ndi kumwe nawe, namuhera icyubahiro. Haleluya! Abantu bazanye amashini nk'umuntu ngo mumufashe. Goliyati yitegereze abona Dawidi afite sisiteme itandukanye n'iy'abandi, aticoreye. Yesu yari mu yahe none ko tubona ari macinye umudiho, byagenze gute? Ngo abakuyemo ikigofero, akuyemo ikigofero, Uwiteka araza abwira Dawidi, aramubwira ngo Dawidi ngikiri ikico, abandi babuze ikico, ariko ikico ngikiri. Biro mwegeye mubwira ngo Uwiteka guha ikico, aguha ikico kuba bishaka, guha ikico uyu munsi umuhamye. Arazungu abararirakuye, ngarira kuri Imana irarishorera, irariyobora. Ngo Goliyati ajya kumva yumva mu ruhanga rigezamo, rirabanza riramusinziriza, ata gahunda tumurongo, yikubita hasi, inkota y'ingwa hariya. Dawidi abanyaguye ngo yahise
amaze kumukata igihanda akijomba ku nkota, arangije barakizamuye. Cyari igihamya cyemeza ko Goliyati yapfuye. Imana iguhe igihamya muri aya maso. Imana iguhe igihamya wa mukobwa. ibimenyetso birenga kimwe. uretse guke nkubwira utundi nka dutatu dusenga. hanyuma bakuru ba Dawidi ubwo ntabwo bamwaye, bongeye kuzana ya magambo, kiro mwigenge mbwiye ngo hari icyo Imana yakora abazimu bagaceceka. muri aya masengesho Imana iguhe igihamya, icyo ndacyise tezevu, igihamya gicecekesha abazimu bagace. Mbabwiye akantu ariko nzakababwira bino byuma bidahari. Basa murimo yayo. Hanyuma ijambo Dawidi yari afite niryo ryamurinze. muzi inshuro Sawuli yamuhize, yego kubera ijambo Dawidi agira gute, aramucika. ijambo riragenda rigera ubwo rizana Dawidi rimugira umwami wa Isiraheli. ubwo kuba umwami na se ntiyamuyoboye, bakuru be ntiyabayoboye. za ngabo zose zo kwa Sawuli Dawidi agira gute, araziyobora. arangije Dawidi yigwijeho ikintu cyitwa ingabo, arongeye gusengera. yari afite intwari 30 ngo nizo zamufashije kwima ubwami. muri izo ntwari 30 zari ziyobowe n'abantu 3. harimo ngo witwaga Yoshibayimu umwana w'Umwakimo, yabanguraga icyuma akica abantu 300. uwo muntu kumva yari yoroshye. 300 mu murimo ntabwo turimo. ngaho rero umuntu umwe wahangara kurwana n'abantu bangana gutya akamamara. we rero yicaga abantu 300. uwo murinzi wa Dawidi wo mu bodyguard ntiyarakomeye, akaba yarari kumwe n'undi witwaga Eliyaza. ngo bahagararanye na Dawidi barinda umurimo wa Sayiri, barangije barwana n'Abafilisitiya barabanesha. hakaza uwa 3 witwaga Abishai murumuna wa Yowabu, nawe ngo yabanguraga icyuma akica, yarwanyije abantu 300. hakaza n'uwitwaga Asaheli, Bibiliya ngo imwitanga akayaga ngo yarameze nk'isirabo, nawe yari murumuna wa Yowabu. Dawidi yicaye ku ngoma, abakozi bakoreraga Sawuli bose baba baraje baramuyoboka. Abuneri komanda w'ingabo wayoboraga ingabo za Sawuli abaraje nawe yiyunze kuri Dawidi. hanyuma Dawidi yarangije arakomera, ijambo rirangije riramukwa. mubike ijambo. iri jambo, uyu muntu abitse ijambo, kubika ijambo bingana, ijambo ringana nyiraryo. iyo ubitse ijambo ubitse na nyiraryo. ndasobanura neza niho tugiye gusengera. iyo ubitse ijambo ubitse nande na nyiraryo. noza umuntu umwe yatubwiye amakuru ngo witwaga ngo Adolf Hitler, we wokera mu myaka 100 ntabwo mbyibuka. we yari umuntu batinyaga cyane. hanyuma kuko yari ngo mu ngabo ngo kunyeza aramutinyaga, arimo azishyira ku murongo, ngo umuyaga urahuha, ingofero yambaye yikubita hasi. abasirikare yari ayoboye batinya kumwegera, ntabwo twayifata n'ibigeragejwe. hanyuma ngo ahita havamo muri uwo murongo ngo havuyemo umukaporari aciriritse, aragenda ngo arayifata ngo no mu mutwe wa Hitler, ngarongera ayishyiramo. ngakimara kuyishyiramo Hitler ngo yese avuga ngo merci mon general. akimara kuvuga iryo jambo ngo kaporari yese akata n'aho abajenerali bari. abarica abajenerali bati waya uri kaporo ntabwo wicara ahangaha. undi atariko nyakubahwa yabivuze, ngacabutse asanga yabivuze avuga ngo n'ubundi nari mwemereye nimuyimuhe. kubera iki iri jambo rigira ibintu ritabangikanywa nabyo. iyo ubyinjije mu mutima rivamo rikagenda. Dawidi abitse ijambo yishe intare, abitse ijambo yishe idubu, abitse ijambo yishe Goliyati,
abizi ijambo yakize icumu rya Sawuli. Si ijambo ryamutambukije. Reba Dawidi amaze kwigwizaho ingabo rero, arangije agere ku kuguru kukundi. Najya mbabwira ngo hari ibintu biza bikibira ijambo, hari ibintu biza bikiba Imana ikava mu Imana, hari ibintu idaturana nayo mu mutima. Akimara kugera ku bwami, Mukaburiya Barishama baramucunze. Kimara kumucunga aravuga ati umugabo wanjye nawe urahari ku rugamba ntaheruka gutaha, reka nze nkwereke. Aba aragiye n'ahagaragara yiterekera ibase y'amazi, aba yiteyeho utuzi. Ngo yiteyeho utuzi, Dawidi naho yatambukaga ngo hejuru y'inzu arimo agendagenda, aba aramwitegereje ati yeee karabaye. Amutumaho intumwa. Muri make muri sisiteme y'iki gihe abaririza akanimero ke. Ngo baramuzana, ngakimara kuza Bibiliya avuga ngo yaje yiteguye. Bararyamana, barasambana, amutera inda. Amaze kumenya ko yamuteye inda, Dawidi aca hirya yicisha umugabo wo ku rugamba. Umugabo amaze gufata Dawidi ati ndagikemuye, aramubwira ati ngwino ngucyure. Akimugeze iwe, Natani baraje mu gitondo rero. No kwa Dawidi ati dodo, abarakomanza. Giro mwejyane mubwire ngo Imana iragusuye muri aya materaniro. Barakomanza ati karibu. Baricara ngo ategure ku meza ngo barye. Natani ati ntabwo njya, reka maze mvugira ingenzi. Ati nirere kugenza. Amucira umugani w'umukire n'umukene wari utunze agatama kamwe akabivunagure nihuta. Aravuga ngo umukene buke, ngo umukire buke ahura n'abashitsi baramusura. Ubakimara kumusura ngo ntiyazana kagateza ntamaze mu busho bwe ngo afatemo imwe, ahubwo yinda ka wa mukene akazimanira abashitsi. Dawidi atubona akabe mu gihugu cyane ati ndabihakana. Natani ati vuga make ni wowe. Ndati byagenze gutatu, Uwiteka yaguhaye abagore benshi abona bataguhagije baguhaye abandi. Ndati none niki cyatumye gutwara umugore wawe ukicisha n'umugabo? Uwiteka kuvuzeho ibyago. Iyi jambo maze kuryirukana rikakuvamo ibyago bigusatiriye, biba bikuri hafi biragucakira. Reka mbabaze ko twumvishe Dawidi tukumva intare n'idubu ntibyari bikaze, tukumva Goliyati na Sawuli ntibari bakaze. None ibyo Dawidi yarwanye nawe byo n'inzobe ya Barisheba ni iki cyamennye amavuta ya Dawidi? Kamutansubiza. Ni iki cyamennye amavuta yawe? Wiheye igisubizo. Tugiye gusenga Imana, ndashoshe. Igikiraho inzugi dusenge. Riracyakurimo cyangwa wararyirukanishije byaragiye? Ni ibiki wigisha byatumye ijambo ari kuvamo? Udafite ijambo agiye guseba, si ngaho nibere. Udafite ijambo, ijambo rimaze kuva kuri Dawidi yahise agira urw'abahungu. Umuhungu we witwaga Abusalomu. Nta hantu namwe Bibiliya itwereka ko Abusalomu yari afite ingabo zimurinda. Reba umuntu wishe intare akica idubu. Reba umuntu wari ufite intwari 30 afite ababodigadi 3. Uwo muntu wamisukira ufite abantu, ufite umurinzi wica abantu 30 wamisukira mu tugurutoki. Ariko ijambo rimaze kumuvamo, Dawidi yagize ubwoba, arahungana, za ngabo ze barahungana. Nure kuri Imana uzaseba, uzamwara. Aramwirukana na Dawidi arahunga. Shimeyi araza aramutuka mwene Gera, aravuga Dawidi washwashwashwakigwanyiwe, uzize amaraso y'ab'inzu ya Sawuli wirahuyeho. Bashingo amutera umukungugu, amutera umukungugu. Dawidi yarishima, Dawidi yarishima. Dawidi afite ingabo, ariko umuturage utagira n'inkeragutabara imucungira umutekano. Haramwirukana. Ibintu biranga umuntu wamaze gutakana ijambo, agira ubwoba bw'ubusa. Gasanga yagatangiye guhamagara abahanuzi, ngwino uzansura umusengere. Gateka gatangira gushaka ibiryo n'amafi n'ibiki. Ati burya rero nabyutse nsanga ipusi yeneye ku muryango iwanjye nsengere. Nitamye ku muryango iwawe, inyehe ipusi zigira tuwarete. Musho, ejo bundi umuntu yaraje iwanjye, asanga akabido k'amazi hanze abana bavuye kuvoma. Agashyiraho umunwa gutya, madamu yamureberaga mu idirishya atazi kamureba. Arangije ntiyanywa, arirukanka.
madamu agira ubwoba azana y'amazi ayakora mu yandi ayatera ku kwari. Nje y'amazi none natungukiye nyerebye nsanga haje n'igikeri. Arabahanga mukuroga we. Aganye mwese nagaya studio ngo bisaba dayimoni mu buryo bwose. Madamu yese arekura ibibyimba bibiri mu nda. Baramunutse byo kubisa hasi. Senze data arambwira ngo nibyo bari bamutererejemo ariko ndakurengeye mwana wacu. Umugore wanjye ndacamufite. Jambo bitakaza ijambo, hari ibintu birimo bitakaza ijambo. Samusoni agifite ijambo yisha abafilisitiya y'icintare abicirire, ariko ijambo rimaze kumushiramo derera musinziriza ku bibero baramwogosha. Nutakaza ijambo uzamwara. Ubugezweho nufite ijambo ntabwo wagezweho. Umukobwa ufite amagare meza nahariya batenda bakabigura, hari Nyarugenge ngo babirahari banabigura. Hari uwo babishwaniyeho mu ejo bundi yarabiguze ngo arimo agenda yifunguza, ahita amwishyurira imodoka. Ati genda ujye kwiga imodoka. Kandi ugiye kuyimwishyura afite abana 7 aranakodesha, ahita ajya kwishyurira impuza mara y'imodoka. Kandi ngo muhuriye kuri mikoro akubwira ibyanditse wara arayimwishyurira, arangije ngo nyine ajya kwishyuza akozeho ngasanga yambareyeho byabi. Bati paka kubonaga wisunguzanya n'ibi wizunguzanya gusa ntayo. Mukobwa ugezweho n'ufite umugore ugezweho n'ufite ijambo. Bagabo mugumana ijambo. Hari ibintu birimo by'ibijambo. Umudayimoni w'ubusambanyi uri hanze harimo aribamo abandi ijambo, kandi arototi yashaka kugukuramo ijambo. Ijambo ndavuye kugura ibase nishiriye abana ngo bajya bakarangiye kwa nabo naturutse haruguru yanjye hano mu midugudu dutuye bimureba abantu Banyarutarama. Mbona araje tantaba ntibitesha bamwindira ntabwo twazaye mabasase. None se urayamazi ngiye urahazi nta kibazo byose turajyana uri mwiza basi wambaye neza. Ijambo rimaze kumpa 8. Ijambo ryanjyanye Tanzania ejo bundi nyivuga neza, banyemerera inka bambwiye ngo ku itariki 19 nzaze bampa inka yanjye ntangiye kugabana no mu gihugu nkavukamo. Nagize ngo nkure mu ijambo ngo ni mwiza ngarakeye ngafite ibibuno binini se bivamo iki. Shinga aho twisengera Imana, ubika amaso yawe tugusengere. Ubika amaso yawe banza, ubika amaso yawe tugusengere. Ndabona bwije nabaraza ahangaha mbabarire iminota nayimaze ariko mwihangane basabye imbabazi. Abaraza ahangaha ijambo, bika ijambo. Hanyuma ndagira ngo musengere umuntu wese wumva yarabitakaje. Tutagiye muri deta, hanze hari ibintu bigenda biritakaza. Hari inzoga ziri hanze ahangaha, hari bahadutse ngo cyakawe senze ngo niba ari kantuza kasukune. Ejo bundi hari umushoferi bagahuhishijemo muri kakuma ka polisi bawujemo ati pati wanyati ntabwo nanyoye, ati nagotomeka ngo ni kayinagira. Ati wayabonye ati nonyoye inagiti icyuma cyacu cyakoreye gupima inzoga. None dore none niba ibyuma bipima bikabona inzoga muri inaji umwuka wera ntago ubundi akamaze mubwire ni usibye n'Imana kutakwemera n'isi ntikwemera. Tari impamvu isi itakwemera. Iya mbere irimo irarwanya abasinzi, bati nta muntu wemere gutwara imodoka yasinze. Ubwo urumva isi irimo kwemera. Irindi rya kabiri isi irimo avuga ati mushake abantu basambanya abana bakiri batoya bakora viyo. Ubwo urumva isi kwemera ntabwo ikikwemera. Irya kabiri itajya ko hari amategeko hano ikintu cyitwa ubushoreke. N'isi ntikwemera kongera gutunga undi mugore. None nubirenze ukaza ugasirimba ngo Mana uzangirira neza. Niba isi itakwemera Imana izakwemera. Ngaho egereje umusengere wumva waritakaje. Ndashaka kubanza gusengera abantu baritakaje. Icyari gutwaye urakizi, ntabwo tugusabye paritapa kimwe ku kindi. Hanyuma rero iki ni igihe cyo kurigaruza abageze mu nzu y'Imana. Naha barigaruriza nta handi. Gereje mu materaniro ngusengere mwingingire Imana Data wa twese. Mana iguhe umugisha rata. Mana iguhe umugisha. Noza hano waritakarije wongere usubireyo, yongere iriguhe. Ibyo nibyo rigiye kuzakwambutsa ukabyara. Ririmo riratwambika amakote, ririmo riraduha mikoro ku gatuti uze kugira ngo uzayifate muri ibi bihe wowe. Ijambo shamuza ahantu ryagiye ridukura. Kereka dufite umwanya wo kuraramo
tugasunika ubuhamya neza, ntuzitariho itariho neno tugatanga ubuhamya neza. Hano byagiye ridukura n'ingaruka kugira ngo mbaho ubuhamya neza. Muzankundire ikintu muzagishireho, wenda muzantumire ndi umwigisha wa kabiri, mushireho uwa mbere ngiye biki mukihorere, hanyuma dusubike ubuhamya tore. Hano ijambo ryagiye ridukura. Murabona twambaye amakote bati hari akarake mutuzangu ryavuye wowe. Yego uzo ko ndajaga njya kubwiriza nibye madame Kalisa ariyo nambaye. Tera ngo baraseka. Bose muraseka iki? Ambwira ati ubundi muzamara iki mugabo ta. Nukumbyaza gusa. Ariko humura hari ijambo. Hano maje bo nimbe kumugurira ikibanza arangate mugabo mwiza ati nukuri kose. Tinate nukuri ati nukuri. Tina mama yavuze ngo mugabo afite ni we mukwemera. Mana data. Data Pastifa. Aba bakobwa baragutashye. Abasore baragutashye. Bagabo baragutashye. Niyo mpamvu ibyabatinyaga byabatinyutse. Ariko ko batapfuye wabarindirije kugira ngo wongere uhure nabo. Murahuye rero. Murahuye. Nyemerera wongere winjire muri bo, winjire muri bo, kandi bimenyekane ko winjiye muri bo, muri quartier, mu rusengero, iwabo mu rugo, ku ishuri, mu kazi. Bimenyekane ko wongere ukinjira muri bo, bimenyekane. Urakoze kukumvisha gusenga mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma muri iri teraniro nimwicaye, uwaje akaba yumva ashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, yongere yigereje umusengere by'umwihariko. Undi wa kabiri ni uwari warakijijwe wakagwa, hari ukuntu umuntu atakaza ijambo ariko akagumiza kugenda ari mu itorero ukuntu, hari n'undi ubitakaza akagenda akagwa neza burundu akagenda iyo ngiyo, ijambo ry'Imana rikaba ryakurehereje. Ndashaka gusengera umuntu wari ukijijwe akagwa agasubira inyuma bikamenyekana, bakanamuhagarika yigireje uraze. Hanyuma undi nsengera n'ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko bwa mbere muri aya materaniro n'abo babiri mwigereje mu masengero soza, n'abo babiri uwari ukijijwe akagwa n'umuntu ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko bwa mbere babaye barimo bakwigereje mu masengero. Ndabona ntawe namubonye. Makomeye Imana amashyi, makomeye Imana amashyi, makomeye Imana amashyi. Tambuka wigira hano imbere umushumba kurambike ibiganza, ukamavuta yari hejuru yacu twese. Nta wundi usigayemo ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko bwa mbere cyangwa akaba yarakijijwe akagwa bikamenyekana no mu bantu. Uyu munsi akaba ashaka kongera kugarura Imana muri we. Nigire ijuru natambuka hano, turasengera uyu mushumba. Iyi ntama irambureho ibiganza. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Komera Imana amashyi menshi cyane ngo mu ijuru impundu ziravuga.